Yes, reka basuhuze mbifurize ibihe byiza, igitondo cyiza aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Amazina ni Junior Kai, ini Vibes Talk Live, mbahaye ikaze mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Byabaye ngombwa ko uyu munsi ntaza kugaragara imbere ya kamera, ndavuga ntariko nimba ntari bugaragare ntibivuze ko amakuru agezweho batagomba kuyahabwa kandi ngo bayahabwe ku gihe. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro tugiye gukorana, akaba ari Yamano News, akaba ari amakuru tugiye kuganira kuri Yamano. Nk'uko mwamaze kubibona title yamaje kugaragara ivuga ko Yamano Imageragere asanze witwa Jihad ndetse na Pazomani yafungishije. Ibi bintu rero ndaza kubigarukaho ndetse nze kubasobanurira mbereke kuntu ibi bintu bishobora gutuma Yamano already agezwa hariya Imageragere bitewe n'amakuru atandukanye namaje kuba nikururira gatanu ku kandi. Nkwakire we mushyashya rero, we mushyashya utarakora subscribe, like ndetse na comment, nicyo gihe guys, nicyo gihe kugira ngo mudusupporting mukomeze kugenda kuza impano z'abana b'abanyarwanda. Ndababwira ngo iyi Vibes Talk buri wese azayumva, kandi icyo nzi cyo izakora ibitangaza hano mu rw'imisozi igihumbi. Ndabaha impamvu zigera kuri eshatu zishobora kuza gutuma ya mpano nawe nareba nabi cyangwa se nagira amahirwe makeya ashobora kuza kwisanga Imageragere. Navuga ngo aho uwitwa Jihad na Pazomani bafungiye abakurikiranyweho bya byaha byose muzi, harimo ibyo gusakaza amashusho y'urukozasoni y'uyu muhanzi Yampano. Ndaza kugira ngo tubanze duce mu bihe bigoye cyane uyu mugabo witwa Yampano ashobora kuba yaraciyemo, akaba ari ibihe wenda navuga ngo biri buze kuza gutuma uyu mutipe adatekereza neza muri ibi bibazo agiye kuba ajyamo. Yampano n'umwe mu bantu navuga ngo bagiye batanga umuziki mwiza mu Rwanda, ndetse bagiye bagira n'ibihe byiza dukurikije kuntu yagiye azamuka kuva kuri level ya mbere akagera iya kabiri akagera iya gatatu akagera hageze ubu ngubu kuba yari umustar, umwe mu bastari hano mu Rwanda dufite bakora kandi baduhereza imiziki itandukanye. Ubwo ngubwo nagira ngo nkumvishe kuntu Yampano ari umuntu warurenze hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko uyu munsi wa none akaba ari umwe wenda mu bantu ndi kurebera mu ishusho yo kurimbuka cyangwa se mu ishusho yisenyuka ry'ibikorwa bye bigiye bitandukanye, bitewe n'ikintu kimwe ashobora kuba yarakoze mu gihe cyashize gishobora kuba kigiye kumugaruka. And of course iri ni isomo buri muntu wese aba akwiye kwiga, ndetse ni isomo umusitari wese cyangwa umwana uri kugana aho aba bajene bacu bageze aba akwiye gufata ndetse akarishyira mu mutwe kugira ngo rizamuyobore mu rugendo rw'umuziki we, mu rugendo rw'impano ye, mu rugendo rw'imibanire n'abantu, mu rugendo rw'urushako rwe, ndetse no mu rugendo rw'imibanire n'itangazamakuru na social media. Guys, I want you to listen. Ndashaka kugira ngo ibi bintu mubyumve, and then after kubyumva munabipractice, munabishyire mu bikorwa. Wenda niko nabivuga, buri muntu wese akwiye kumenya yuko bya bintu itibanga bye cyangwa se ryabanga ryawe uba ukwiye kugira ahantu runaka ribikwa. Ibanga ribikwa mu mutamenwa, ibanga ribikwa muri safe iremereye cyane, ku buryo bizagora buri muntu wese kuba yakinjira muri ya safe agakuramo ryabanga ryawe. Uzarebe umuntu yafite ikintu cy'umutungo munini cyane cyangwa se umutungo uremereye, awubika ahantu inyenzi zitagira gute, zitagera n'urushishi rutagera. So guys, hari ibintu rero tuba dukwiye nabyo kubika aho ngaho, ya mabanga yacu ni haba akwiye kugera. Ibintu bitatu nakubwira ko bigiye gutuma Yampano asenyuka. Ikintu turi buze kugarukaho ni kibihagarariye byose, ibyo bitatu ndakivuga, nindagiza kukivuga ndaza kugaruka ku tuntu tugera kuri dutatu Yampano ashobora kuba ashinzwa muri iyi dosiye ishobora kumujyana nawe Imageragere. Guys listen, icyambere ni ukuba yamaze kuregwa n'uwitwaga umugore we mu rukiko. Yampano biravugwa ko ashobora kuba yamaje kuregwa n'umugore mwabonye bari kumwe muri video. Mbere na mbere condoleance kuri Yampano kuba yarapfishije umwana we, akaba ari umwana wari utwitwe n'uriya mugore. Niba ariko bavuga mu Kinyarwanda mu mbabarire, nshobora kuba nkoresheje bivuze nabi. Ni umwana wari utwiswe
ni umwana wari utwiswe n'uriya mugore mwabonye muri video, akaba ari umugore wa ya mpano nk'uko abanyarwanda mwese mwari mubizi. And of course uwo mwana ya mpano mu kiganiro yakoze mu minsi yashize n'ibinyamakuru bitandukanye mwagerageje kubona ko yababwiye ko umwana yamaje kwitaba Imana, wenda tukavuga ngo rest in peace umwana. Ni ya mpano wari ugiye kubona imfura ye ya mbere, ariko biza kuba byanga. Rero uyu mugore biravugwa ko yamaje kuba ageza ibirego bitandukanye muri RIB, bitewe nuko mu rukiko bitewe nuko hari bimwe mu byo ya mpano yakoze byatumye umugore avuga ati ya mpano nkwiye kukujyana hehe mu rukiko kugira ngo nanjye ndenganurwe. Ikintu cya mbere bavuga ko uwitwa ya mpano yahozaga ku nkeke uyu mwana w'umukobwa. Wenda ntago nzi neza, wenda sinzi neza ibindi bikorwa byabaga hagati ya ya mpano n'umugore we mu gihe babaga bari mu rugo cyangwa bari ahandi, ariko kimwe cyo mucyo nagarukaho nuko no muri video byagaragaye ko ya mpano izi video yazikoraga atabanje kubiganira n'umugore we cyangwa se kubisabira uburenganzira madamu we, kuko abantu barebye iriya video bari gutera akabariro, ni video bigaragara ko umugore ntiyarazi ko umugabo arimo afata video. Bishatse kuvuga ngo bishatse no gutanga igisobanuro cy'uko ya mpano hari ibikorwa byinshi yakoraga bishobora kubangamira uyu mwana w'umukobwa atabanje kubiganira nawe cyangwa se kugira gute kubisabira uburenganzira. Kandi ngira ngo buri muntu wese hano hantu yaza kubyumva, bitewe nuko niba koko umugore atabaga abizi, sibyo, akabona umugabo yabishyizeho, umugore yagombaga gucisha make, umugabo agakora ibyo akora. Kandi nibyo bije kubagaruka nyuma, usanga nibyo bitumye umugore agira ipfunwe, nibyo bitumye ya mpano agira ibihe bibi, nibyo bigiye kurimbura ya mpano n'ibindi bitandukanye. So ikintu cyo guhoza ku nkeke buriya ni icyaha gikomeye cyane, ndetse n'icyaha gikurikiranwa. Guhoza ku nkeke uwo mwashakanye, ndaza kubashakira neza mu mategeko n'ibihano, ndaza kubashakira ahanishwa icy'uyu muntu, nabyo ndaza kuza kubakorera ikindi kiganiro. Ikindi cya kabiri kivugwa nyuma yo kumuhoza ku nkeke, havugwa ku ikubitwa ry'uyu mwana w'umukobwa, ariko ibi byo ndaza kubivugaho amagambo makeya bitewe nuko ntago ndabona ikizibiti wenda cyerekana ko uyu mugore yakubiswe, sibyo. Ntago turabona wenda nka video bashwanye cyangwa bashyamiranye, ariko ibiri kuvugwa ku mihanda nuko ya mpano ngo ashobora kuba yarakubitaga uyu mwana w'umukobwa. Ngira ngo wenda amakuru tuba turi kugenda dufata hirya no hino tuba dukwiye kuyaganiraho, buri muntu wese akaba informed. Ikindi kintu cya gatatu ni ukumutuka. Ibi ni bimwe mu bintu nanone bivugwa ko ya mpano ashobora kuba yaratukaga umwana w'umukobwa. Ubwo niba umwana w'umukobwa yaravuze ati ibi bintu ntago njyewe ubwanjye nabasha kubyihanganira ngo mbe nafata decision yo kutajyana ya mpano mu butabera, ntago njyewe byanshobokera rwose. Niyo mpamvu byanga bikunda tugomba kubona ya mpano. Kandi ndagira ngo dusubire inyuma nanone gatoya, turebe ya mpano mbere yuko ajya mu Bubiligi, aho yari agiye wenda kuganira n'abo bagiye gutegurana tour y'ibitaramo azakora azenguruka Uburayi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ya mpano ajya kugenda yasize yanditse amagambo akomeye, ariko mwayo magambo yari arimo agahinda kenshi gatandukanye. Ukibaza uti se ibintu biri kuba kuri ya mpano ni ibiri bumusiga amahoro? Kandi mu kugenda yagiye na RIB itangiye kugira gute kumukoraho iperereza. Abantu benshi bagatangira kuvuga ngo ya mpano yahunze ubutabera, bitewe n'ijambo wenda aba yarakoresheje yandika avuga ngo aheza ni mu ijuru. Benshi twe tuzi ko witwa ya mpano wa boy wacu atagomba kuza kuba agaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nta muntu ngira ngo wari uzi ibyo agiyemo, ariko byamenyekanye ubwo yagarukaga ku kibuga cy'indege i Kanombe, nibwo byaje kuba bimenyekana cyane. Rero reka tuvuge ngo ugire kwihangana nk'umugabo,
uce muri ibi bintu n'ubundi umugabo agirwaho ingaruka n'amakosa yakoze. Umugabo agirwaho ingaruka n'amakosa yakoze, kandi iyo aya makosa aje buri wese aba agomba kubyitwaramo kigabo, akamenya ko akwiye gukomera kuko aba azi neza ko ayo makosa yakoze. Ngayo nguko rero ni mutabare y'amano, abantu mumube hafi, mukomeze kugenda mumuhereza amagambo y'ihumure, kuko icyo akeneye uyu munsi akeneye wa muntu uri bumwegera akamubwira ko agomba gukomera, agomba kubyitwaramo kigabo, ko ibibazo iyo byaje nyine uba ariho hantu umugabo aba akwiye kugaragarira. Reka mbashimire, mubwire ngo nitwa Junior Kai. God bless you.